duherere umukunzi wa Arsenal kuko iyo umuntu yambaye ibintu bya Arsenal tuba tubizi ko afana Arsenal. Wisanze gute ufana ikipe itagitwara ibikombe? Ukuntu nisanze rero mfana ikipe idatwara ibikombe watungurwa. Buriya nawe umufana wa Manchester. Nawe umufana wa Manchester mu bihumbi 2000 na kangahera. Ndumva ari 9. Ubwo Manchester yigiye gute? Kwa kuntu njye mvuka i Nyamirambo, nakuriye hariya nkorera hari i Nyamirambo hafi y'ahantu bitaga kwa Mayaka. Sinzi niba uhazi kwa Mayaka, nakoreraga hafi yo kwa Mayaka. Noneho urumva umuntu ukorera hafi y'ahantu barebera imipira, nagombaga kumenya amakuru sarawaye. Nta kipe nafanaga, nifaniraga Rayon Sport, ariko nyuma nza kumenya ko amakipe y'u Burayi agira abafana benshi iki. Naye mba ndashyushye mba ngiye gufana Manchester, ko nabonaga ari icyo gihe ifite abafana benshi, nose Manchester yatsinze niki ndayifana. Agato naga ari bya bindi byo bavuga ngo umukobwa ngo afana ikipe yo mu boyfriend wakunda. Ndanza kubigeraho. Ntabwo navuye kuri Manchester ujya kuri Arsenal. Okay. Nyuma yaho naje gukundana n'umusore ari nawe mugabo wanjye. Akunda Arsenal ku rwego nanjye ubwanjye ntabizi. Nta nusinjya mbasha kubyumva. Ubwa mbere duhura yarambaye ni jersey ya Manchester. Wari wambaye jersey ya Manchester? Yes. We? Ikintu yambwiye se ambwira ngo ntago njyewe nzicarana nawe wambaye iyo jersey. Yambwiye se kubera iki ngo iyo kipe n'umwanzi wanjye. Yambwiye ntago bishoboka. Ambwiye tugomba gufana Arsenal, yambwiye ntago byashoboka ko maje gukunda Manchester niyo kipe nzi bla bla, yambwiye tuzajya yanjyanaga kwa Mayaka kureba umupira kugira gusa amwumveke nzakunda Arsenal. Byarangiye nkunze Arsenal, nuko nisanze fana Arsenal. None siko nkunda kuri post zawe cyane cyane zo kuri Instagram. Yes. Ibintu bya Arsenal biba mu maraso, arege navuze nabonye umuntu urusha abantu benshi gukunda Arsenal. Ndayikunda cyane Arsenal, ndayikunda cyane. Icyo gihe utangiye kureba Arsenal umaze guhura na boyfriend, aje kubona umugabo wawe, papa w'abana bawe. Yego. Umukinnyi wakundaga kiriya gihe ninde? Kiriya gihe umukinnyi nakundaga yitwaga Fabregas. Nyuma yaho sinamukunda cyane, nkunda umukinnyi witwa Walcott. Walcott naramukundaga cyane. Wakotse nkeka ko atari we gusa, kuko twaje gusanga ari we muntu wakururira igitsina gore gufana Arsenal, ko kari keza nk'uko ubu ngubu se navuga ko ari nde mukinnyi ukurura abantu cyane. Ben White. Yes, White cyangwa se na Eze Rice also ndakeka, ariko kirya gihe umuntu witwa Walcott. Baramureba ukavuga ati ubu rero ubonye boyfriend, ubonye umukinnyi ukunda nka Walcott, ubonye Fabregas, wese nayivamo ngira ngo ajya muri Barcelona icyo gihe. Yego. Kuri ubu ngubu what's your favorite player now for Arsenal now? Wenda muvuze ubu ngubu wavuga ngo nuko ari mushyashya. Nuko ari mushyashya, ariko nuba atari mushya cyane, ariko ubundi njye umukinnyi nkunda muri Arsenal nkunda Saka. Ukunda? Saka. Yes. Yeah. Ariko Victor Yokles. Uhita umumenye ubundi impamvu mukunda ubundi kumukunda cyane nuko yaje yambara nimero yande ya Thierry Henry 14. Yes. Kandi uziko Thierry Henry n'umukinnyi w'ibihe byose muri Arsenal. Yes. Arsenal y'iki gihe urayibona ute ugereranyije n'iya kiriya gihe watangiye kuyifanira? Arsenal ni ikipe nziza. Ni ikipe nziza iri gutungurana, kandi nkeka ko izatwara igikombe kimwe mu bikombe ihatanira. Uravuga muri ino season? Iyi season. Nta muntu utabibona. Nta muntu utabibona ko nitutagira imvune. Imvune zimaze kuba nyinshi, ariko ngira abacyagereza guhatana. Ariko turagerageza. Ikipe nziza ishimishije iri gutanga ibyishimo ku buryo burenze. Ubona ari igiki gituma Arsenal isa nkaho ikurura abantu? Ntabwo ari ikipe y'ibitangaza, nta bigwi byinshi ifite cyane, ariko usanga iyo umuntu yayikunze imera nk'ikiyobyabwenge, ikaba nka addicted kuri we. Ni ukubera iki buriya? Buriya mu buzima ushobora kuba uri mwiza ariko udakurura abantu.
ukaba utari na mwiza ariko abantu bagukunda ufite igikundiro. Arsenal rero ifite ikintu cyitwa igikundiro, nta bikombe igira, nta bintu birenze ifite, ariko ni ikipe ikundwa n'abantu bose, abana, abamama, abasore, irakunditse kuko itanga ibyishimo, ikina neza nubwo birangira nta bikombe duhaye. Ubundi hari abantu bajyaga bayikurikiraho kubera ngo hari abantu nzi bayifanye kubera Visit Rwanda. Kubera Visit Rwanda ndabona ari akantu kagaragara neza kuri iyo jezi. Ibi byaje noneho ari akarusho. Urumva igihe natangiye gufanira Arsenal yari itarajyaho Visit Rwanda, ariko aho hamaje kuzaho umuntu w'igihe cyaba Fabregas se n'abantu kera cyane. Byabaye akarusho kubona igihugu uvukamo kiri ku jezi y'ikipe ufana, nanone byabaye akarusho. Ariko ntabwo njye nafanye Arsenal kubera Visit Rwanda. Okay, nkurikije uko wabitubwiye, Manchester United urangije ivaho, uza guhura na boyfriend, uza kuba n'umugabo wawe, mubyara n'abana, muranabana. Nko mu rugo Arsenal yatsinzwe, haga byifashe bite? Ibiryo byaheraga ku meza. Abana nyine ukabona byabacanze. Noneho ikintu gitangaje nuko no mu bana dufite ubu bamaje kuba bakuru, nta n'umwe ufana Arsenal. Nibyo cyane bara interested n'ibintu by'umupira cyane cyane, bakunda umupira. Umva afite abana b'abakobwa 2 n'umuhungu umwe, bakunda ibintu bya football, ariko umukuru akunda Manchester City. Ashobora kuba yarakuze Manchester City irimo itwara ibikombe, wenda n'icyo yakurikiye. Ntago ndamuganiriza neza, ariko niyo kipe akunda. Uwo hagati nta ibintu bya football nta kintu babimubwiye, ariko umuhererezi w'umuhungu yatangiye afana Manchester nawe ahora hindura kuko anakina n'umupira. Uwo ni wa mama we. Birangije kubera ukuntu ngo Onana yamutenguhaga, birangira yize muri Arsenal. Yatwaramuzanye ariko ubona agatima, n'ubu yicara mu nzu ukabona yambaye jezi ya Manchester, ariko aracyari umwana wenda. Ismin yavuye kuri Man United kubera Onana ngo nagazi gufata, ngo nagazi gufata imipira, ngo aramubabaza. Rero araza twimukiraho, ariko ubu ngubu ujya no kubona yicaye muri salo yambaye umupira jezi ya Manchester, ariko nibi nahora ashwana na papa, ariko aramubwira ati umwana ntarashobora gutoranya ikipe. Abana barabatoranya ko nzi urugo arimo umwana kuri Christmas imwe abwira papa ndashaka jezi ya Liverpool, ati ubu niyo kipe yanjye. Hakaba harimo n'umukinnyi akunda. Christmas yindi yaza ngo nabaye Man United. Abana baba bataragera mbese ko noneho afite noneho niya ntuza afite niya Tottenham, afite amakipe hafi yose yagiriye aba yaharaye buri cyumweru. Ubifata gute umuntu w'umumama gukunda ibintu by'umupira cyane cyane nk'abanyarwanda? Kuri njye mba numva nta bintu birenze, kubera yuko umupira ni umukino uhuza inshuti, ni umukino. Umupira ubundi umuntu ufana umupira w'amaguru ntago ushaka kumubona arakaye, ni umuntu uhorana ibyishimo. Iyo ureba umupira ni ibintu nyine biza muri wowe utazi naho biturutse. Kuko njyewe mu buto bwanjye nakuze nkina umupira, wenda abantu banzi mu buto bwanjye baranzi. Wakinaga umupira? Nakiniraga hariya mu Rugunga bahita gute kuri Serikre. Nari njya gukina umupira, ariko ndi umwana ntazi ibyo ndimo. Nakuze nyine akarere nk'ibisanzwe, kandi nari umwana w'umukobwa, ariko ntago nari nzi ko nakunda umupira kuri level ubu ngubu numva nkukunze. Ariko ni ibintu nakuze mbona iwacu mama wanjye afana Rayon Sport, nkabona papa wanjye avuka mu Ruhango afana Rayon Sport. Rero ni ibintu nakuriyemo, ntago kumva ko uri umuntu w'umumama gufana umupira tabigombwa. Njya mbona amasaha ahangaha imipira iba mu ijoro cyane, cyane cyane nka match yabaye saa 2 zo mu Bwongereza. Hano hari igihe iba saa 6 z'ijoro. Yes, bitewe n'iki. Ubibona gute ubasha kureba match rimwe na rimwe? Ndayireba niyo naba ndi mu kazi, shyira laptop aho ndare nkareba. N'ababosi banjye barabizi ko mfana Arsenal, barabizi rwose, ntago babitindaho. Nkaterekaho nkakora akazi nkateraho akajisho nkareba. Amasaha nta kintu abavuze ndawureba. Wigize kuvuga ko yize ufana wa Rayon Sport, kuki utavuze ntago ugikurikirana cyangwa ntago nyikunda?
ntabwo nyikunda kubera ko nta Rayon Sport y'igihe nari umwana nyifana ntabwo nyibona nka Rayon Sport y'iki gihe mu by'ukuri umupira wo mu Rwanda mba mbona ntabwo kinkurura cyane. Amavubi? Yes, Amavubi ndayafana, ni ikipe y'igihugu cyanjye ndayafana cyane cyane cyane. Nihe ikipe yo ku mugabane w'Uburayi y'igihugu ufana? Ko hari abanyarwanda bafana Ubufaransa, hari abafana Ubwongereza, hari abafana Ubudage, wowe ufana iyihe? Mfana Ubufaransa cyane cyane ahubwo. Ubufaransa wakurikiye nde? Nakubwiye ko nyitangira gufana Arsenal nakundaga Thierry Henry. Ubwo nyine watangiye gufana nakuruwe n'Ubufaransa na Zinedine Zidane, nawe ari mu bantu batumye nkunda Ubufaransa cyane. Iyo uvuze Zidane abantu utabumva ko uri mu bantu bakurikiye umupira cyane cyane kandi kera ko ndi mukuru. Iby'ubukuru bikuru ni imyaka bundi bavuga ko ngo imyaka ni inomero, ntabwo ari byo umuntu agendera kuba byonyine ubasha kubikurikirana. Uri n'umumama bundi ntabwo ari abantu benshi bapfa gukurikirana ibintu nk'ibyo. Umwana wawe w'umuhungu wambwiye ko akina umupira w'amaguru, kuri uyu munsi wumva wifuza ko wamubona abikomeje cyane bikaba nk'umwuga we? Ni n'inzozi ze kuko nakubwiye yuko yababajwe na Onana ko akina n'umugaridiye. Ni umuzamu? Ni umuzamu. Okay, ubwo amategeko abaza. Niyo mpamvu bari focus cyane kuri uwo Onana, ku bazamu cyane. Ni inzozi ze, ashaka kujya muri akademi, uretse ko urabizi muri Afurika kujya muri akademi ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko ndahamya yuko soon azajyamo kuko imyaka agezemo wenda irabimwemerera.